nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Ndagusuje wowe mu Rwanda, ndagusuje wowe muri Congo, ndagusuje wowe Uganda, Tanzania, Burundi n'ahandi hagiye hatandukanye mudahwema kutwereka urukundo umunsi ku munsi. Namakuru mashya, namakuru ajyanye n'igihugu cya Congo. Murabizi neza mwese ko muri Kivu y'Amajyaruguru hari kubera intambara, n'intambara idasanzwe, n'intambara iri guhuza FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Maginga ya aya masaha y'igitondo tubafitiye amakuru ari breaking news. Namakuru ari breaking news yerekana ko hari mu mujyi wa Goma ibintu byadogereye, n'ibintu byadogereye abasirikare ba M23 ba mbere bamaze kuba kwinjira muri uriya mujyi kapitali ya Kivu y'Amajyaruguru. Uriya mujyi urimo byinshi, uriya mujyi urimo ubucuruzi, urimo abakire benshi bagiye batandukanye. Gusa M23 yo yakomeje kugenda itangaza ko yiteguye kuba yafasha abaturage ari mu mujyi wa Goma kuba bamera neza, ntagire uhunga, ntagire ugira ikibazo, ntagira mu by'ukuri ugira ikintu kijyanye no kuba atekereza ko aragirirwa nabi, ahubwo mu by'ukuri ko M23 nta yindi ntego no kuba bafata neza umuturage ku isonga, bakaba bamera neza hariya mu mujyi wa Goma, bagacuruza, ekonomi ikazamuka, ubucuruzi bugakomeza kuzamuka, abaturage bagakomeza bagakora icyabateza imbere. Murabizi neza ko mu by'ukuri kuri aya masaha, kuri uyu munota, kuri iyi tariki, umujyi wa Sake, imijyi yose muri Kivu y'Amajyaruguru except Goma ni itaraba confirmed 100%, gusa imijyi yose nka 80%. Murabizi neza ko Kivu y'Amajyaruguru ifite imijyi 5 imeze neza, imijyi mu by'ukuri icukurwamo amabuye y'agaciro, ni imijyi ikomeye cyane, ni imijyi ivamo koruta, ivamo amabuye akomeye cyane yoherezwa hanze, yose 80% ubiri gukontorwa n'umutwe wa M23. Ni Kivu y'Amajyaruguru irimo abarundi benshi. Murabizi neza ko harimo abacancuro, harimo MONUSCO, harimo abantu benshi bafite ibitwaro biremereye. Gusa abo bose M23 iri ikabakubita ku rwego rudasanzwe, iri kubegeza inyuma. Abantu bose bakibaza batese M23 iri gukoresha imbaraga zimeze gute. Ni intambara rero ikomeje kugenda ivugisha akarere muri rusange, cyane East Africa Community. babona ko ikibazo cya M23 gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, aho mu by'ukuri abantu bifataga minenego cyangwa se babonaga ko ari ibintu bizarangira mu buryo bworoshye. Gusa benshi bakomeje kugenda babona ko ari intambara ifite uburemere budasanzwe. Ni amakuru ari update kandi yihuta agaragaza ko ikintu cyitwa M23 uyu mwaka wa 2025 yo yazanye ikosora cyangwa se revolution cyangwa se tactique nshyashya yo kuba yarwana ndetse ikanaba yanatsindira Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, dore ko ariyo ntego bafite, bakaba bahagira igihugu cyabo ndetse bakagikontorora, bakagiteza imbere kuko bakomeje kugenda babigaragaza umunsi ku munsi. Nkwibutse ko niba utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe ubundi ujye uwa mbere mu kumenya inkuru. Murabizi neza ko twebwe tubagerera hose muri politike, mu myidagaduro ndetse n'amakuru bari gucicikana hirya no hino ku isi. Ni M23 rero, ni M23 ikomeje kuba yakwerekana intwaro nyinshi, ni imirambo myinshi y'abantu bari gupfa, haba ku ruhande rwa M23 bari gupfa, haba ku ruhande rwa FDLR bari gupfa, FARDC bari gupfa, abarundi bari gupfa. Mbese no kuvuga ngo ikintu cyitwa imirambo hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ntabwo byoroshye. Amakuru dufite nuko mu by'ukuri abanyamakuru byabarenze, bari kwandika ibitaro bya hariya byuzuye imirambo, abaturage. Dora tuvuga ikintu cyitwa abaturage, abantu ntibabyumve neza, gusa umuturage ari kurengana cyane. Umuturage wahariye mu cyaro utazi iyo biva niyo bijya, yikoreye mu by'ukuri ibiryo, yikoreye agatungo ke, ari kugenda, ntazi ngo arara he, ntazi ngo arasinzira, ariko bikomeje kugenda bibi ikibazo. Abantu bose bibaza batese abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru babaroze kubura umutekano, babaroze iki? Umuntu umwe akagenda akavuga atese igihugu kigira imari nk'iyi, igihugu gifite ubutaka buhenze, igihugu gifite ubutaka bwera, igihugu gifite amabuye nk'aya, ese koko birashoboka ko gishobora kuba byabacanga bakabura umutekano, bakabura uko baba bamanaginga uyu mutungo uri hano uboneka muri Kivu y'Amajyaruguru, ahubwo abazungu bakagenda bakaba babiba urwangano cyangwa se urwangano mu bantu baboneka hariya. Murabizi neza ko M23 yo ifite ikibazo cy'uko bayiziza kuba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ko babanga babakorera mu by'ukuri
itotezwa bigatuma basigara inyuma, ari nayo mpamvu bari guharanira uburenganzira bwabo, bakaba bavuga bati turakora icyadusaba cyose, icyo imbaraga zisaba zose. Urubyiruko muhaguruke, abamama, abapapa, mwese duhagurukire hamwe tube twarwanya umuntu wese, n'umuntu wese wifuza kuba yaba yadusubiza inyuma, dore ko twavukiye kuri ubu butaka, imyaka ibaye myinshi tubarizwa hano, ndetse n'abahageze bwa mbere barapfuye, nubwo bavuga ngo ntabwo twemerewe kuba twatura hano, ariko aha niyo gakondo yacu, niyo gakondo yacu basekuru badusigiye. Niyo mpamvu dukora icyo dushobora cyose, igishoboka cyose, imbaraga bizadusaba zose, igihe bizadusaba cyose, ntabwo tukizi, ariko tugomba gutsindira ubutaka ndetse tukaba twabworoganiza neza, dore ko twamaze kuvumbura ko abandi bantu babarizwa hano bahari kubw'inyungu z'indamu cyangwa se z'amafaranga no gusahura igihugu cyacu, igihugu Imana yatwihereye. Urabizi neza ko hariya bahari benshi bishakira ikintu cyitwa ibuye ry'agaciro, bishakira ikintu cyitwa kuba bavuga ngo duhinge hano twimerere neza, ariko ikijyanye n'umutekano bakavuga bati ibyo ntibitureba, ibyo bifite ababireba cyangwa se bifite abandi bazaza bakabikemura. Niyo mpamvu M23 kuri iyi saha, kuri iyi tariki, yahagurutse n'imbaraga zose, indege bazizanye, ibifaru bamanuye, amabunda akomeye, ibifaru bikomeye cyane mu bwoko budasanzwe, byose bikuzenguruka hariya, bikugaragara ko mu by'ukuri ibintu byo bikomeje kugenda bisa naho biri kuba bibi cyane, kandi ni revolution bazanye muri uyu mwaka wa 2025. Wowe urabyumva ute? Wowe urabibona gute? Ese intambara izarangira cyangwa se tube turitegereje ni Imana izabibamo, namba se tuzaba twumva iby'inkuru nyuma y'igihe kirekire? Andika muri comment uko ubyumva, usharinge iyi nkuru. Ni amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino, ari kwerekana ko M23 yo nta gahunda yo gusubira inyuma ifite. Ndabakunda cyane rero, mwakoze kuba mwanyumvama, ntibisanzwe ni